Nongeye kubasuhuza mwe mudema gukurikirana ibiganiro byacu bya biravugwa update hirya no hino ku isi yose. Uyu munsi tugiye kuganira ku kirero. Uyu munsi tugiye kuganira kuri filime yaciye ibintu hirya no hino, filime yakunzwe cyane, filime iri kuriza abantu benshi cyane, filime yitwa Straw. Nje mugiye kubana nitwa Nkuba Pro. Mbasaba gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo dukomeze kubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Filime izina ryayo yitwa Straw, ikaba yaranditswe n'umuyobozi kandi ufite uruhare runini muri filime Tyler Perry. Uyu mukobwa ni icyamamare, muramuzi mwese cyane. Akaba harimo n'abandi bakinnyi bakuru bagiye batandukanye, harimo nka Taraji P. Henson, Sherry Shepherd, Tayana Taylor. Iyi filime ikaba yarasohotse ku itariki 6 Kamena 2025 kuri Netflix. Ikaba ifite isaha imwe n'iminota 48. Incamake y'inkuru y'iyi filime rero imeze gute? Incamake y'inkuru y'iyi filime imeze gutya gukurikira. Janiye ni umugore w'umubyeyi umwe ufite ubuzima bugoye cyane, afite umukobwa urwaye cyane witwa Aria, kandi nta bushobozi afite bwo kumuvuza. Umunsi umwe ibintu byose byangirika, Janiya yirukanwa ku kazi, atakaza aho aba ndetse aribwa ibintu bye byose barabimunyaga. Nyuma yo kwirwanaho mu bwitange, yinjira muri banki agiye kubikuza amafaranga ariko yibagiwe indangamuntu. Ararakara, afata imbunda ye, bituma ibintu bihinduka. Afata abantu bose arabashimuta. Banki iri ku rwego mu kavuyo, ariko Nicole ni umuyobozi wa banki, aragerageza kumutega amatwi, naho hanze abapolisi bo batejemo bashaka kuza kumufunga. Mu buryo butunguranye filime irangiza igaragaza ko umukobwa Janiya Aria yapfuye umunsi wabanje. Ibyo Janiya yibwiraga ko yabayemo byose byari ibyo yiboneye mu bitekerezo, bitewe n'agahinda kenshi n'umubabaro n'umunaniro w'ubuzima, ariko ntiyapfuye ubusa. Abantu benshi bumva uburibwe bwe ndetse ashyigikirwa mu gihe afatwa n'inzego z'umutekano. Filime irangiza igaragaza icyizere ko niyo waba waracitse intege ushobora kongera kwiyubaka. Insanganyamatsiko y'iyi filime rero nyamukuru ni agahinda no kwiheba. Janiya yahuye n'ibigeragezo bikomeye mu buzima bwe. Ubuzima bwa gihana mu ngongo, uburyo abantu bafite ubuzima bugoye bashobora gufatwa nabi cyangwa kudafashwa, imibanire y'abantu no kumva abandi. Nicole na Raymond bakoze ibishoboka byose ngo bamenye ukuri n'impamvu y'iyo myitwarire ya Janiya. Ese ishingiye ku nkuru nyakuri? Abantu bose bashaka kwibaza, ese iyi nkuru yabayeho? Wapi, ntago yabayeho. Tyler Perry yayihimbye, ariko yakuyemo ibitekerezo mu ndirimbo yitwa $20 ya Angie Stone, ndetse no mu bibazo nyakatsi abantu bo mu muryango wabirahura, abo b'abakene, aho hose niyo yagiye akura ibitekerezo ajya gusohora iyi filime. Iyi filime Straw ushobora kuyisanga kuri Netflix no kugasobanuye. Ahangaha hari umujene kabisa witwa Rocky Kimomo. Iyi filime aba yayikozemo kakahava. Ubutumwa nyamukuru rero, iyi filime Straw ni filime ikubwira ko nta muntu ugera ku mpera atabanje kurwana intambara ikomeye, kandi ko kuganirizwa no kumva umuntu bishobora kumubohora. Ndabashimira mwe mwabashe kubana nanjye muri iki kiganiro turi kurebana iyi filime icyo yari igamije. Ngiye mwari kumwe nitwa Nkuba Pro, mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo dukomeze kubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dure muri comment rero mumbwire ati turashaka kumenya amakuru ku kintu runaka. Ciao ciao.